ukuremo niyo pantaro kubera ko nta soni ukigira namba ukuremo ubwira siki sembakanira ngo ntaburaye urimo oya iki kintu kimenye agati kateretswe n'Imana ndikanyeganyezwa n'umuyaga kandi nzabaho nabi ariko nzabaho kandi nzi yuko iburanira imfubyi ikarenganura abapfakazi ntabwo yicaye iraje uyiba ariko inyagamike ngagufasha uranyuma ukuzi ko Sabyinyo itazigera ihura na Nyiragongo niko nanje tutagomba kuzongera guhura n'umunsi nagomba uranyumva neza warutwe bewareka kunsiga kabiri kangahe mwana wanjye yambara ibitambaro kabiri kangahe ubundi nkawe wambwa waje no kumara iki ndakubaza waje muri rugo kumara iki wambwa waje kumara iki abaza kose wisize mu nsenda cyangwa ibiki byose ntabwo wazunganga ntabwo wangira ngo ukonduze umugabo wawe uvuze ngo nkuko nagize ne umugabo wawe mu rugo rwanjye uratinyuka ufite ivugiro nkuko wagize ibyo mu rugo rwanjye birakureba kwagize umugabo wawe ndakubajije ibyo mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye we birakureba birakureba ese ubundi umugabo ni wakubinda ndakubajije ibyo mu rugo rwanjye n'umugabo wawe we birakureba ako no gusasa ni usasa ushaka ngo akazi uri maneko ushinzwe iki muri rugo ngawe niba mbare kabiri wabiriye mu rugo byishimo kambangiye nta matwi yumvugira ariko kagira inkuru barareba bajyana mufite irwaje ari kwibaraguzwa amagambo akagarana akavuga ibintu byinshi sinkavuge ngo uhindukire ngo urareba hasi utangire kwimyigiriza byinshi ndakubajije uriya maraga iki hano mu zinzi byarari uriya turi kureba ntusigaye mfatira umwana nabi hereza umwana wanjye mujyane ugukorera nagukorera iyizire mwana wa iyizire ibyo ndagu maze agatsinda n'utana no kwibombarika ukagira ngo buri munsi uraruri kunyagirwa ukirirwa unyagirwa ndakubajije ndeba hano byishimo ndeba mu maso njye nawe turebane ubundi kabiri kangahe uzana abagabo muri uru rugo kabiri kangahe ndakubaza kabiri kangahe ngenda ukazana abantu muri uru rugo ntabizi nyamaze ndagara njye umuzanye ni wowe wizanye uriya muntu ashinzwe iki aragenzwa n'iki wamuzanye umukuye he kandi kuba ngo yizanye agatangira kwibarizwa yizanye hano abwirwa n'iki ko ntahari ku buryo acunga umunsi nahari kandi yambajije ngo uriye ndavuga ngo ndaguhari byinshi buriya ntushaka kujya uzamurira kamera buri munsi ntushaka kujya unkoraga buri munsi watetse kandi wasanga wanabiriye numvishe ko byahiye wagize ute numvishe ko byahiye gusa byinshi nakubwiye ngo iki nako byishimo ibyo wariye urabiruka urabigarura biruka byose mbibone hasi nasoni nabingiye hano hirya gatoya ariko niba mushaka nta kibazo wambwira niba atari ibintu biri butinde kwihuta se ngira niba atari ibintu biri butinde amakuru nari ngufitiye nako nari nje kukubwira ngo umugabo wawe kandi ibintu byarimo ntabwo ari byiza umugabo wanje iby'umugabo wawe arimo ntabwo ari byiza kandi byumva nguko ndi kubikubwira umugabo wanje je nishakiye umugabo wawe ari mu biki mama makuru neza nari nanamubuze naniwe nari ngiye gushaka mama makuru neza
Wabwiye kumushaka ndo mwaraye kumwe? Twaraye hamwe si bwahe ko yaraye ko ntazi ngo yaraya. Icyo bwari ukarondera ugiye kumushaka. Ngo pe Umva umugabo wawe ubwire madame. Niyo mutangaraye kumwe. Nje ngubwire ngo menere n'ibanga. Amakuru mfite. Nuko nzi umugabo wawe n'undi mugabo mufite. Uko byumva. ariko man Kandi byumva bari ngahe muyihe kabari yo kwande. reba hirya kwa kandi uriya mugabo hirya mu ndiga ucuruzaga inzoga muri ka kabara kandi ko hirya mu ntuza yitwa muri ka gasandire hepfo mu kadahenda Kwa Manyonga subi. naho ngaho bari nje ndabiboneye gutya ndavuze ati kanje kugushaka ndikwibwira Bikomera cyangwa byoroshye. Saizi ngiye kuja kumushaka. utangwa ugomba kumubwira ibyo uri bumubwire aho urabasanga ni ahantu turabasanga ahantu muri kabari ngo uhite ubabona guco nyine urinjira mu kantu kakahonje usa n'ukata ibumoso ugomba kubasanga aho hantu rero ugende witonze ugende rimanganyije mbese ntagire nawe bwatana kumva akagira ngo ninde ni madamu wanje Nagaketse imitungo yose ahantu yashiriye. Kumbi nibyo ngibyo asigaye arimo. umva nyine ngubwire madamu utaza kunderanya nawe abari kumubwira ko nje ari njyewe twahuye ngo kubwira uri kubyumva nje uko mbabonye uko nguko Amakuru ndayamenya ahubwo rakazi sawa. Keza sisosha ugira imitoma guhera ninjoro kuntera imitoma ntabwo urambirwa rega ubundi byiza ntago babirambirwa sawa nyine suko ibyiza babirambirwa kuko ubwo bavuga ngo birambiwe gute sibe skiye ibintu bibaye byiza bikaba byinshi bikarenza siko birenze urugero bikaba bibi oya da ndose byaba bibi gute kandi umuntu aho yagize cyawa kinyumva ariko mwereke sibyo mwereka mwereke ikine suko ubona gute ikise inegera hino sesha girinjuga shawo sushaka iki kandi reka nkubwire kandi ndikugukeka washonje kubona amazi babarira shawo kuraganiwe nananiwe nokuri ubwo wananiwe byiza ko ijoro ryose shawo wanyumvishe nyine reka nkubwire sibyo ntusubira se tugiye gutaha si gutaha nyine nananiwe reka dutahe basi tuzagaruka sibyo wapi gase urakanyuma gabaga keza cyane urasinzi kundo wewe ubwiraga ugasaba utabyemeye nananiwe nukuri nyumva please be subundi reka ngubwire siko ibintu byose ngi narakurebye ibintu byose ko wemera gutemeye nukubera iki nemera ntemeye ngo reka ibingibi noneho nange nanze ngaheremera wemeye noneho oya reka nange nanze nuwe shabe nukuri nananiwe kandi nyuma nyine umunaniro ndagukandakanda ukora hariho hose ku buryo nyine nawe uri kubyumva nyine shabe ndumva naniwe kumvunanira nyine nese ugiye no icara nkwegamire nshaka kukwegamira ushaka nigamira nshaka ndumva naniwe oya wowe icara nkwegamire oya no icara hano nkwegamire nibyo nukuri ndikumva nananiwe nukuri uzi ukuntu ngira ndi kumva ubwo mfite imbaraga ufite iki imbaraga ufite imbaraga ngiye ntazo mfite icara hano negamire tuganire ko mbaje nga 40 nyine icara hano nkwegamire tuganire sibyo haguruka nyine ngo reka ujyane hese shawareka nkawe shaka iki urukumva kinaniye ndananiwe nyine nabona shatse wambwiye ngo uragaho kumvura ruhutse ubwo urukumva unarananiwe ubwo nabaye muzi ega imbaraga wazimaze wareka kugumya kunkoresha siporo zose n'imbabazi uriya igisubizo mu buzima bwawe iki igisubizo muri hari uburyo
umuntu utomba nukuri buriya ndananiwe urananiwe mu rugo bananirwa si bananirwa ntabyo kunanirwa ayigamana nkukuramo n'ipantaro ushobora gutunga twembi kubera ko ndikubona ni ukuri kw'Imana ndikubona binyobeye ariko washa nawe y'umukobwa ngo nta soni ufite ubwo ukicara ku mugabo nje ku mugabo wanjye ndavuna atasiyo wikwambara ukuremo komeza ukuremo niyo pantaro kubera ko nta soni ukigira namba ukuremo ubwira siki sembakanira ngo nta burayi urimo ngo ntago imitungo yanjye yose yaragiye ni pantaro yikuremo ubundi uyu know what sa aka kagore k'ibitenge bibi n'ibiki ibipira bidafite ariko ndiwumva inshinzi wazanye uyu know what oya ndiwumva inshinzi wazanye ngiye uri umukobwa uri umugore uruwa ibyo birakureba mva wandere ngubwize nukuri ayo uteka nayamena ayo baterekera nayamena nayo bareresha nayamena kutayagira ushaka urabwanuka wavuze wahavaguye ibitenge bitagira 12 ibipira agira ngo iby'abashumba nkavuye inshinzi y'umukobwa uyavuye he si wandi kubaza uyavuye he wakwemeza haryo ubundi kumbara gufite se ku mubiri ufite nkawe uruwa ndangize kubara kabiri ndangize kukabara nakikubona mu maso yanjye uretse nawe n'abangana gutya ntabwo bamangara witwaza iki inshinzi y'umukobwa itagira 12 sibwo n'ubuki bwo bambaye bwo harira ziba ego utamenyera kagiye inkuru Inshageze nawe ukunganuka waguhangara umugabo usizebera kureba tuwanje umugabo nyine nuwanje ntasona ahubwo ugira kumesha wambaye hitamo hagati yanje nawe ari njyewe ngenda cyangwa se bagende hitamo ibintu ni bibiri kororeho akwanda sirwagira no kuvuga byakunaniye kutavuga ushaka gumiza kunsuzuguza imbere y'izi ndaya zawe ngize ukuri njende vana maze kumenya umwanzuro wariwo niba ari njyewe uri bugume mu rugo cyangwa ari uri buruvemo umva rero madamu wande gabanya urusaku uri kunsaku niwe madamu amatwi uyu ni Dina ni wondi kubwira ni Dina yego mbaye Dina kano kanya ishari bivuyeho mutima bivuyeho mbaye Dina kumbi uvuye hano uyu ni umugore wanje ongera ngo wisezerano induva hano wowe ubugiye urongera kumweza hizo njabo yego she urongera ntiwongere kuntoba nitonze nacishije make wamvogereye uri kuntoba hejuru ubujaba wundi burakaraba urongera kumbwira ngo nanjye ngo ngwire madamu wawe ariko niba narashatse umva ngubwire nyine uyu ni umugore wanje uwo nazanye mu rugo uwo tubanaga mu rugo ikintu ngiye kugusaba ni ikintu kimwe gusa kandi mbabarira unyumvira ukumva genda manze mvugana n'uyu mugore indugenda wowe niba ari umugore wawe agusanze hano gute kuki atagumye mu rugo ngo umusange muhurire kubera iki ariko ntabwo ari indaya yindi uzanye wa mugabo we igihe waherera ukunsuzuguza umeze ute si wowe si uyu nguyu si uri kureba uzongera na rimwe kuminguka mu maso hejuru y'iyi ndaya y'ibitenge bitagira 12 ibipira nde wagira ngo kagenda uboshwe urakagenda wancegu urakagwa iyo ugiye urakagwa muri Nyabarongo kicwa n'isoni nyine mubwire umbwire iki kindi kuruta ibyo mbonye ntugire ngo ure ngo byari byamuzanye no kugira ngo turi kuryamana kwari kumuvumura imiti ibizimu byari byaramugiyemo ntabwo nagutinuma n'umunsi nabwo nukukura mute urabizi umubiri rwanje gukonana n'Imana ariko umwanya umaze hano ucecetse ko
nari nzi kuzi kugamba ukaba wageze ahanga uje kundeba ibyo guceceka kwawe ni igisubizo nose ubu ndabwiwe ari n'iki cyo waje kundebera data wacu rero hari amagambo kera bavugaga nje ngagira ngo nayabako ariko buryo naje gusanga ari iki nakunze kumva bakuru bari kuvuga ngo isiko wanyu ndabwo ari isiko ngo iki ngo kandi nyoko wanyu ndabwo ari nyoko nje nakomeje kubipinga ngira ngo hari n'amagambo yabise ugize ngo kiracana ariko naje kubikubonaho ngo data wacu ntabwo nari nzi ko wanjye n'umwana wa mwene nyoko ngumfata unjingira umugore wiharaba ufata indare y'ugore ariyo nzanira ngo niyo tugomba kubana mu rugo icyo nicyo kikumenyesheje ko njyewe so wanyu ntari so ukabutondaguye ugiye kuvuga ngo nyokoma agakurwa kurona data wakanze ngo basi ikibazo kimwe n'ukuri kw'Imana ufata umugore ufataga rubonjo yuzuye ingano akayifata akayimena uwo mugore ari ufata unjinga urahari urukundo wigeze ugaragaza uriya wavuga ngo buriya wajana mu bandi kurangunda ufata urubojo mwana ko niba ko ikintu Imana yandemeye niba hari cyane yikoreye yagakwiye kukimbwira ngapfukama ngacihana ariko ikareka gukomeza kunkora ibintu ngibi niko zubakwaga bacana we ntabwo ugomba kuri barakunda kuvanga amarira y'umugabo atembasha mu ariko iyo yaramutse atembeje hanze ukazabifata mineneko ngo iki ubwo ugiye kugamba ko si dinanzi n'umukobwa w'inyangamugayo unyererega mu masaka nk'inyamanza ntakoreho yagira ngo gufata akakugaragaza gati data wacu ayo magambo y'uru kuvuga bigaragara yuko hari diro nyinshi mufitanye hari n'umugambi mufite kuri ncewe kuko ndo wamufata ngo umushimangire umusigirize uvuge aganyerera inyamanza iri kunyerera mu masaka nta gahunda mufitanye ubwo ushatse kuvuga iki gusa data wacu ikintu utazi ndacyakorewe mu isi y'ijuru kitazaza ahagaragara njyewe ubu narakaye kandi umwanzuro nafashe ibyo ubuzi byose wakoze biraze bikugarukira nakoze iki uramenye reka mbata umwanzuro ngende ugiye kuvuga si ko njyewe nafata umukobwa nzi ko ari mubi akareba ngo mushingira mbizi ko ari mubi kandi ari byo wakoze oya iki kintu kimenye agati kateretswe n'Imana ndikanyeganyezwa n'umuyaga kandi nzabaho nabi ariko nzabaho kandi nzi yuko iburanira imfubyi ikarenganura abapfakazi ntabwo yicaye iraje uyiba ariko inyoga muri ngagufasha ngo njyewe ngo rero ibyo nziranye ngo muri mukobwa iki cyane cyangwa gishatse kuvuga iki oya cyangwa warugore ari gwivuyemo nk'inopfu ibi ndabigenzura reka ubundi ahubwo reka tuzabikore ukumva reka tuzabikore ndekura ndakwiyama buretse gatoya umva ashira amenyo mu kanwa gashere si nibi ese kuri kumbwira nabi we noneho we twapfuye kuko mbwira nawe we iwabona mu nzira muri kuvuga yabona muri abantu beza muri inyangamugayo ese ntabwo twaye iki none ako noneho rero aho wamutindiye anitse n'iriba aho mvuye barambwira nabi aho nyuze bakambwira nawe nizeye ndetse ko nakwizeye wangoreye ibiki uko nakwizeye wangoreye ibiki nizeye twarabamenye ese uyu munsi noneho mana ntiyanameze urutukura nakugize ne nakugize nde wareka kumbwira nabi ndongera kugoza hizo njama ngo nindoke utabona mise nzikata
urukumva ibintu wongoreye uzi ibintu wongoreye nizo nagize ne warambabaje mu buzima bwanje numva guca ndikuva nahita gufata ngahita nangwica ngahita mbabarira ndakwinginze ndagusabye mbabarira wimbwira nabi nukuri urukwita nebe n'ibibazo mba nibereye umva ntago ndi kumwe nawe urumva ntago ubona ndikufuna nagukuramo n'umwuka be ureke kugenda ndagusabye mbabarira cyane be nukuri mbabarira ariko mu buzima ubona ndi igicucu ubona ndi igishusho ntabwo mwisi igicucu please nukuri nyumva mbabarira we nje nifate nishura roje ngo ndagutegereje uzi neza ko ngewe nasize abakozi mu murima bagiye mu murima bagiye gutera umuti nane nisha akazi kanje nari kwirirwa mbagaze kumwe nabo nikoreba ko imirimo iri kugenda neza ngo ndagutegereje ngo ndategereje za sheri sheri shirana n'agahararo uranyumva ukuzi ko Sabyinyo itazigera ihura na Nyiragongo niko nanjye tutagomba kuzongera guhura n'umunsi nagomba uranyumva neza warutwe be wareka kunsiga suri kureba sumbya ngo sinzongera guhuna nawe uko imisozi nkiriye kubirunga kabira bitahura uretse ntago abantu mwese mwamfatanya ngo bikunde ndakwereka ibyo ndagukorera iminsi ingahe yonyine nutangarukira umenye ko ntari umuntu umenye ko ntari umugore muzima